nagira ngo nkwereke uyu mugabo ibintu yankoreye n'ibiki. Niho naruye ibiryo tugiye kurya nsanga yabigize gutya dere naka gapfunyika. Mugabo wanyu ibintu bisobanura iki? Mwambwira ngo ibi bintu bisobanura iki nasanze ku meza tugiye. Igihe cyose ubu mushaka. Ariko mu by'ukuri nta nubwo ibi biryo wigeze ubirya. Nisi ibintu oya ibi bintu bisobanura iki? Nagira ngo nsobanurire. None se kubimena none oya kutabiriye. Kandi wa mugore sinzi ikintu. Oya kutabiriye. Wagira ngo ngewe mbirye bimeze gutya. Nese so wabite. Niba iki se washyizemo? Itutwara n'ibyo byose. Ntuzonye no kungaruka. None se kuri kubijugunya kandi none. Ntuzonye no kungaruka mu rugo. None se kubijugunya. Narangiza ngo ariko baragushinja uburozi ko ntabwo njya mvuga ibintu ntafite ibimenyetso. Turi gukeka kandi ibyo twatikaga twara. Nese murakeka aravuga ngo yabonye utuntu tw'udupfunyika ariko gahunda z'abagabo. Nongeye kubaha ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasuhuje kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kuwundi. Reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri mu bihugu bigiye bitandukanye. Reka nizere ko mukomeye muri amahoro. Uyu munsi rero tugiye kuganira n'uyu mama harya ni mama nde Mama Prince. Tugiye kuganira na Mama Prince ni ngira ngo muherutse kubona ikiganiro kiwe ndetse naganirije n'umugabo ku mpande zombi nagiye mbaganiriza kugira ngo tubashe kumva uko bimeze nyine hagati yabo nyine mbese twumva impande zombi. Ngira ngo mwumvise ikiganiro twagiranye ndetse n'umugabo we twaraganiriye ku giti cye. Nyuma y'icyo gihe rero yampamagaye yambwira ko yifuza ko musura mu rugo tukaganira. Imana ishimwe ko musanze no mu rugo, sinarinze ko agira mu rugo ariko amahirwe murabona ko ari afite ahantu aba. Nibyo nshaka no kumubaza ariko reka mbanze ngwikaze mama tuguhaye ikaze. Yego murakoze kandi felicitation ko noneho uri kuba mu nzu. Byagenze neza. Byagenze neza ariko ntabwo ari neza cyane nanone. Ubwo nagira ngo ubanze umbwire kuko hari abantu benshi bagiye bambaye se wa mama aracyaba ku gasozi bimeze biti. Banze umbwire ko mwongeye kubana mbona uri mu rugo byagenze bite ko naherutse ucumbikiwe n'umuntu. Ukuntu byagenze nyine urabizi ko nari nakubwiye ko hari umubyeyi wemeye kuncumbikiraho icyumweru kimwe. Umubyeyi nyine yarancumbikiye n'abana n'iki. Uwo mubyeyi nawe yari afite umugabo nkabona umugabo nawe ntago bireba neza kuba duhari akajya barara bashwana bavuga ati se uracumbikira umubyeyi n'abana bangahe nawe ubwawe uri mu nzu y'ikode ese niba dusohora bizagenda bitatu ishaka ahantu mushyira cyangwa se njye nawe dutandukane birangire. Umubyeyi rero yaje kunganiriza arambwira ati rero nari nemeye kuguha ubufasha none ndabona umutware nawe ashaka ko dushwana. Ubwo rero byiza nta kuntu ntagize washaka ahandi hantu. We yarizanye aza kuba gukura. Inde? Umugabo wanjye. Umugabo wanjye niwe waje kuhankura. Wabona nyine yaramenye amakuru yuko nanjye bari kunyirukana muri rwa rugo. Yego. Araza aza kuhankura ashaka yuko dusubirana nyine. Ubwo se wese ubyakira numva ko ari amahoro. Ntabwo numvishe ko ari amahoro nikanzemo ariko nanone nta kundi kuntu nari kubigenza kubera ko bari kunyirukana. Hanyuma rero muba mugiye kubana. Ubu ngubu turi kubana. Ubu ari hano. Ubu ngubu yagiye mu kazi. Yagiye mu kazi. Hanyuma nyuma y'icyo gihe nyuma yaho bagufatiye ngo mwongere mubane imyitwarire mu rugo ugeranyije imyitwarire imbere uko yari ameze n'iy'ubu ngubu urabona yaraje nyine kugira ngo mwubake cyangwa ntago biragenda neza. Ngenda abona ataje ngo twubake ahubwo menya hari afite intego ashaka kugeraho. Ntago mbizi ngewe saa sita natetse ngira ngo umuntu nyine aze kurya avuye mu kazi narura ibiryo nikojeje hanze nsanga sinzi ibintu yashyizemo nsanga n'utundi dupfunyika ku ruhande numva ngeze ubwoba nyine kubera ko nari nakubwiye ngo munshakire nyine uduhuze numva naguhamagara nkabikwereka ukangira iyindi nama. Ngo byagenze bite ngo hari ibintu wabonye mu biryo? Hari ibintu nabonye mu biryo nari naruye nyine tugiye kurya saa sita yavuye mu kazi asanga ndahishije. Noneho ndarura ibiryo ngo turye. Nikojeje hanze ndaza nsanga ibiryo nyine sinzi ibintu yashyizemo mbona ntago bisa nkuko byari bimeze mbiteka ariko kuko yanyikanzemo. Hanyuma ubu ngubu ari he? Ubu ngubu yagiye mu kazi. Yasubiye mu kazi? Yego arataha nimugoroba. Zana ibyo byo turebe.
uvuga ntabwo ndi kubyumva ibiryo ngo bashyizemo ibintu by'ibikize hagiyemo imyanda se hagiye n'ibirayi ibyo ni ibirayi nari natetse Hanyuma- hanyuma n'utundi dupfunyika ku ruhande ntazi ukuntu tumeze ngira ubwoba bwo kubirya bisa n'umukara ibi biryo usanze bimeze gutya nsanze bimeze gutyo ngewe nari ngiye kubirya nsanga bimeze gutyo mitangira ubwoba nanga kubirya ndavuga nti, niwe wabikoze se niwe wabikoze kuko nagiye hanze ndaza nsanga bimeze gutyo akira ibyawe subiza mu nzu ni nankore ariko ese ubwo turabyita iki se byo n'ibyo ra rero nagize ubwoba ndavuga nti naguhamagara nanone ukongera ukangira iyindi nama mubana mu nzu muri babiri none usize ibiryo usanze biriho burabupfunyika bimeze kuriya hari udupfunyika biranduye bishoboka byose ntabwo nzi ibintu yashyizemo ntabwo aragaruka kuva yagenda ntabwo aragaruka hanyuma njyewe uko mbibonye mbonye ari agafu k'umukara nyine gusa kuko mbibonye bwaba ari uburozi ariko kuroga birashoboka se none se ko nari mbyaruye tugiye kubirya nawe ko yahise abireka nese ko nashyize ku isangane mugiye gusangiraho twari tugiye gusangiraho nawe yahise abireka arambwira ngo arumva haza ahita agenda asubira mu kazi arabizi ko naje se arabizi ko mpari oya ntago abizi njye naguhamagaye rwihishwa ngira ngo nkubaze nyine ukundi kuntu ndi bubigenze ubwo ntago azi ko ndi buze ngewe ntago abizi nansanga hasi ntabwo biza kuba rwaserera ko nabonye nawe agira amahane ntago mbizi ukuntu ndi jewe bana yanjye se habaho umugabo uroga se njye byanyobeye nimba ashaka kugarura nyina wa mwana yanzaniye nimba mugarura se akakoresha buriya buryo ushobora wenda gushaka kunyica namara gupfa akagarura nyina wa mwana none se urabona urunguru ari urukundo inkuru ziragwira abantu baravuga ariko nibwo bwa mbere nabona umugabo uroga n'amaso yanjye ngewe mu by'ukuri ngewe nagize ubwoba ndavuga nti naramuka aje nkabimwereka ndi ngewe nyine ashobora kunyica cyangwa se nagize ubwoba wa mugore urarya imenge yewe abantu b'isi abantu b'isi mujye mubatinya umuntu ni munini ntabwo ushobora kumenya ikimuri mu bwonko none z'ubwo nk'ibyo nkabira wamenya ari ifu y'iki nanjye byanyobeye wamenya ari ibiki yaseye nanze kubirya nanze no kubigaburira n'abana ndavuga imanze ndeba amaherezo y'ibi bintu ubwo uzi ikintu kiri bubeho wowe mwihorere yego birekera aho biri naza turamera nk'ahari ibisanzwe yego naza aransuhuza agire ngo naje kubasura bisanzwe noneho nahagera niyicara nyine ubonye aje yinjire mu nzu agire yicaye uko biri kose aragira ngo wenda ntiwabirebye ntiwabibonye namara kwicara tumaze kuganira nk'amasegonda uhita winjira ntacyo uvuze yego uhita winjira ubisohokane byose biriya biryo ni n'akaraga gapfunyika yego ubwira uti mugabo wa ibi ni ibiki umubaze gutyo nta bindi bintu akigera hano akinsuhuza uhita winjira ubisohokane ubimwereke twumve uko agusubiza twumve icyo ari bubivugeho nanjye ngo ndamubaze yego kuko ni ibintu bikabije gusanga umuntu kubana n'umuntu muri babiri ugasanga ibiryo byabaye kuriya uko biri kose hari impamvu biba byakozwe kandi umuntu aba yabikoze abishaka ariko kubera ko tutabimenya ntabwo twamushinza ko yaroze ahubwo reka nyir'ubwite tumutegereze we ubwe abitwibwirire sibyo byiza yego gusa wa mugani nk'uko bivuze turamenya ukuri ko ntabwo wabana muraho neza mbona usa n'umukozi ra bambaye mu kazi kose urasa n'umukozi kabisa akazi kose wakikorera njye mba nakoze wakoze
Mvuye mu kazi rwose. nanjye nabasuye ndababura Se none kusiza uta nta no kumamagara none umbwira amakuru. ariko ze narenda guhamagara hano ko ari mu rugo Hako nanone. urumva no mudamu urumva ahantu mbaherukira ntabwo ariko byari bimeze none najya ahubwo felicitation wagize neza kuzana mudamu mu rugo sibona kuvuga ko kuganira bigira akamaro bigira akamaro. waje kwitekerezaho noneho nahuye n'abandi bagabo bangira inama. Nsanga ko inama nawe wazakungira nsanga nibyo. ni sawa Numva ko kugarura umudamu wanjye n'abana ari sawa. cyane rwose Cyane ko naramuhaye undi mwana nawe numvaga ubwo nahise w'inyongezo w'inyongezo. Umeze madam. ko nziza nyine nikomeye Ayo. ari kurya se wadukunze niko nabasuye ariko uje n'ubundi nanjye nenda gutaha te nagira ngo nkwereke uyu mugabo ibintu yankoreye ni ibiki niho naruye ibiryo tugiye kurya nsanga yabigize gutya dore nako gapfunyika mugabo wanyu ibi bintu bisobanura iki Murambwira ngo ibi bintu bisobanura iki nasanze ku meza tugiye ariko igihe cyose ubu mushaka ariko mu by'ukuri nta nubwo ibi biryo wigeze ubirya nisi ibi bintu oya ibi bintu bisobanura iki nagira ngo nsobanurire ushaka kuzana amakipe none se kubimenaho none oya kubimennye utansobanurira uko byagenze nuse nari kubirya bimeze gutya njye natetse ibiryo bimeze kuri yase nese so bigabura none se umva nkubaze mureke tuvuge mwimene ibiryo murabirya n'ibyanyu ibyo biba byabavunnye akira wa mugabo ibiryo byawe wahashye njyewe natetse ndarura ibiryo tugiye kurya nsanga bimeze gutya ntiwigeze unabiryaho ntiwaruje kurya saa sita se muri poze kutabiriye kandi wa mugore sinzi ikintu oya kutabiriye wagira ngo njyewe mbirya bimeze gutya nese so wabitetse ni ibiki se washyizemo ni ibiki washyizemo ibi se ko ntabyo ibi ko ntabyo twagiraga mu rugo rwacu ibi byaje gute none se jambo ibi birya muteke ibiryo mugashyiramo asema reka nkubaze uri muranyereka ngo ibi bintu ngo kanyereka ngo ibintu nasizemo ubundi ibi bintu wabikuye nabikuye mu nzu nyine aho wabibitse nose ujya kunsaka kubera iki none se n'umunyu n'umunyu nose ubibekeraho byari biri ukarya ibyo wari waruye ni ikirungo se ni ikirungo nsobanurira ibyo ari byo fata ibyanjye usubize aho wabikuye none se ni ibiki nsobanurira none se oya jambo tuvugisha ukuri nawe watetse ibiryo waruye kumvikana ntukansake ubu seje umwana nabirya none se ibi biryo nimbirya nkapfa uzasobanura ngo iki nibariza akabazo ukuvuga ngo ahantu ufite utuntu twanjye twose uragenda ukadukumbura naze nibariza wagiye wakongera ukagenda oya se ugiye kwiruka nazo ugiye kumwirukana kubera ibyo icara tuganire wirakara turi kubaza hano ntabwo nose nicyo keza niwe wamuhamagaye kuba naje hano baye ikibazo kakandi oya nose icara bantu ujye wicara tuganire wicaye uyu mugore nahita muhambiriza nawe uhari icara hariya ntabwo kwirukana birimo iyo ufata ibyo ukarya ukareka kujya kunsakasaka icara tuganire zibikora iki se ntasoni uraza kunsakasaka kurakara by'abagabo hano umugabo arakara mbere ngo utagira icyo uvuga igere kuko baza ntibisobanutse hasi bisobanutse gute nyine ibi bintu by'umukara biri mu buryo ni ibiki nese ndateka njyewe niba ari nanjye wabisizemo iyo abirekera hari akaza akabinega akarakombijya ariko ni ngombwa byo kuzana ngo abikwereke okay reka twaguca ku ruhande njye natekereje ko ari uburozi natekereje ko ari uburozi bubaye ari bwo se ubundi suko sawa waje kuroga nde waje kuroga bubaye ari bwo ahubwo ubwo ni n'ubwa mbere ko ngiye keza mwaranyobe none se nkubwire ngiki uyu mugore njyewe uze ko ari uburozi uri mu biryo tuvugisha ukuri niba se ari bwo niba ari bwo ni ubwande ngo ninde wari kuburya nyine ninde wari kuburya nabo mu rugo mushaka kwiroga ariko mureke njye nsekana n'ubwo ibintu biba bibabaje reka keza ese ubushatse ni waje tubabaye harimo babaye ese twaba dushimishijwe n'ikikano kanya kubibona ntabwo byashoboka njye gushaka kumenya kuki washyize iyi fu mu biryo ni ifu nyine mva ko nawe bivuze ko ari ifu ni ifu y'umukara nihorere hari impamvu ni ikirungo se
iyi ni asante yihorere. none se ke nagira ngo mubaze nubwo ari kundusha umujinya ibi bintu ko yabishyize mu biryo twari tugiye kurya ntabirye agahita agenda atabiriye akabisiga aho ngaho yarazi ko ari indi uri bubirye nyine abirye ntabyo najya. mbese ninde wari wabishyiriyemo hariya ngo abirye? ni wabyaruye mu by'ukuri wari ugiye kundoga ngo mve. none se we turamwikira ukirye niba atari ubuzi ntabyo najya njye ndahazi. urahazi wariye se? nariye. none se saa sita wari uje gukora iki? wari uje kunshyirira ibi bintu mu biryo ngo njye nese gutariye ahubwo nashaka ndetse nari kurya ibintu bimeze gutya narinze ari ibiki washyizemo wenda ni umuti w'imbeba. erega madahora namemukiye cyane. none ushaka kunyica wangaruye ngo unyice se? namemukiye cyane. oya warangaruye mu rugo ngo unyice. wambwiye ko byashize aho uzi ko icyo kibazo duteye cyarangiye. kagira inkuru rero basa ku ntego dusobanurire bisobanure neza. uzi ko ikibazo duteye byarangiye. ntabwo nari nzi ko ugifite inzika imeze gutyo kandi numva keza njye niba ari nibyo njye reka nkubwire ikibazo dufite ntabwo cyarangiye. hanyuma ubwo ufata uwo mwanzuro wo kuroga nawe ari we wabikora bitewe n'umubabaro umuntu aba afite. ese byibura bitangiriye impuhwe nta nubwo ungirira n'impuhwe n'abana wabyara. abana bo nta kibazo bari bugire. ubu se iyo baza kubirya kumwe nabo iyo baza kubirya banza umenye abana buri kumwe nabo cyane abahungishije. ariko wamugana umuntu yemera karogara uri kubyemera ni uburozi wari washyizemo cyangwa ufite ikibazo nawe se? hari igihe byaba ari byo simbizi. oya nibyo none se niba natetse ukaza ugashyira ibi bintu mu biryo abana warangiza ukabahungisha ubwo urumva washakaga gutega nde? si njyewe. ase undi wa mwana ari he? si njyewe. wa mwana ari he? wambwiye ko wabahungishije mutoya ari se ndabizi wambwiye ko wabahungishije kugira ngo ungaburire ibintu bimeze gutya. rwose ushaka kwikiza umwanzi w'umugore wawe ushaka gupfakara se n'abana bakabura umunyina. pfakaye gute se? aramutse apfuye waba ugifite umugore? hari umwana ntabwo bakubwiye ko hari umwana wavuye hanze se? niwe wahita uzana ese yavutse ku giti. ariko nibwo ushaka kuroga nawe wararoze ni ukuri. wowe fata ibiryo urye niba ushonje ngaho ngwino tubisangire. ntabwo nabijya. oya ngwino tubisangire nimba ari bizima. nje kukureba. nuko urakoze wandi ariko mana we aya wigenda mureke reka nkubwize ukuri nubwo tuba duseka hari igihe tuba turi bazima tubona duhagaze ariko turabapfura. niba ari urukundo wari uhunze ngwino tubisangire. ajya kuncukumburira ibyanjye tayari uhita uroga tu. reka yaramemukiye ni uko yaramemukiye. aho ku buryo waruga umuntu agapfa. ku buryo waruga umuntu uburozi bumwica. ese kwemera ko nangara. uwo niwe mwanzuro. reka mbahunga ndumva stress zose zibana nyinshi cyane. uragenda ukaza mu nzu niba mbona ujya gucukumbura ibyanjye cyangwa n'ubu ngubu haguruka ugende kugira ngo ni amafaranga bacukumbuye batwaye. ubwo rero kankubwize ukuri nanjye ibi bintu mbibonye iwanjye nkateka ibyo nkaza ngasanga byahinduye ibara. kare hose noneho ko mbona bikomeje kuba bibi noneho ubundi abigenzane narinzi ko byibura ubuzima mburuhutseho gakeya none nibwo bibaye bibi. hari igihe n'uruzi rwica urwizaniye umuzungu wambwira ngo bana n'umuntu usanze ibyo bimeze gutya ngo ariko ko aba ari ugukunda abagabo se ko aba ari ugukunda abagabo. oya nawe umuntu mukuru kumbona noneho mbimubwiye agahita agira umujinya noneho ubundi abigenza ntemera. umugabo iyo umufatiye mu ikosa kurusha uburakari niyo tekinike nayo uzi wowe nubwo ikibyumva. iyo umugabo umufatiye mu makosa kurusha uburakari kugira ngo agucecekeshe niyo mpamvu nanjye ntabwo nari kubyihererana rero mbimubwira njyenyine. ko numva uri guhurura ibintu bimeze bite. amururiza abanyamakuru ngo naso n'ubufite bamfatanye. mbona uri gupakira se. urashaka kumururiza abanyamakuru itutwara n'ibyo byose ntuzongere no kugaruka. none se kuri kubijugunya kandi ntuzongere no kugarukira mu rugo. none se kubijugunya ese Jean Binone ufashwe n'ibiki kandi amperuka birahindutse araza kuguhamagara ngo ngiye kare oya umva nkubwire ufashwe n'ibiki aka kandi. oya
bimbaye ndajya he oya genda uretse kwirukana umuntu banduze oya banduze ibyo byo babahamagaye impamvu jana ni ihe nyine nyine mwirukaniye iki oya we yaguhamagariye iki naje kubasura nese ibyo yanshinjije byari kunshinja urumva ari byo ko wabyemeye nabyemeye uteze wavuze ko agucukumburira ibintu nese ibi nacukumbura ni cyumuhoye se ko yagiye gucukumbura aza akaguhuruza ejo bundi yaraguhuruje ngo naramwirukanye none n'ubu ngubu ngo none reka muhamahoro nagende none namugaruye none hagiyeho wamugaruye mu nzu byari byiza none umwirukanye ngagiye nese aka kandi none yambonye y'inenge none yigende yihe nenge harubwo yagiye avuga ngo aragiye so kandi ari kunshinza uburozi nagira ariko reka nkubaze reka ibintu byo noneho byo kuvuga mwabantu mutetse ibyo ugasanga birasabirije umva utetse umva nawe uretse gato utetse ibiryo ukarura mugiye kurya ugasanga birasabirije twumvikana ibiryo wabirya utetse ukarura ahubwo ndumva ngo utetse ngo ukarura ugasanga yabitetse arabyarura ubwo se umva ndi wakabaye urekarama noneho ni wowe natabaye njye naje bateguye waje usanga yabyaruye niko bimeze ngiye nabyaruye ngiye hanze gato nsanga bimeze gutya hari n'agapfunyika ntarinze mu nzu ako gapfunyika uzareba iki birimo ibirimo nibyo nasanze mu isahane mu biryo hanyuma ibi ni ibikize ibihese mubaze watetse ibyo byanyu ndasinjya menya ibiryo ngewe dore byose ariko se waretse kuvuga n'imyeyo nzagura indi ariko se waretse kubijugunya ibintu gakeya ahubwo n'abanyamakuru bazanye hano mwese musohokane none se uri kubijugunya ngo mugende oya mugende nihagarara ariko reka nkubaze oya mugende arajya he oya mugende ntabwo muhaza oya mugende ibyo babahamagariye mugende oya nta mugende mwanshinze uburozi mwarangiza ngo ariko baragushinja uburozi ko ntabwo njya mvuga ibintu ntafite ibimenyetso turi gukeka kandi ibyo twakekaga twabikoze murakeka aravuga ngo yabonye utuntu tw'udupfunyika gahunda z'abagabo hari igihe wenda byaba ari n'ibyo nkoresha mu kazi hari n'igihe iriya ni asante tangawizi ni izo mwimbaza na byinshi musohoka reka nkubwire rero wa mugabo nta mugabo waroze shengere twamuse wari warabivuye tuvugishije ukuri reka tubaze abantu badukurikiye mwese mudukurikiye bitabaye uburozi byakitwa iki mwese mwandike muri comment umuntu uze gukanda kuri kino kiganiro wese aze kuza kutubwira biriya biryo bisa kuriya bitabaye uburozi byaba iki twabyita ikirungo se cy'umukara twabyita se sorwatomu y'umukara nta kindi kintu ngewe kandi nawe yabanjije kubiceka avuga ngo bubaye aribwo mu buzima nibwo nabona umugabo ni ijisho ryanjye wenda babaho pe ariko n'ubwa mbere nabona umugabo waroze ibyo bintu bikorwa n'abagore n'amatiku ariko gira ikintu uvuga madame ngewe numiwe ibindi turabireba nyuma dusoje b'icyo gihe ni rwaserera biranancanze birananyobeye niba bigeze aho umugabo aroga aha mw'abantu mujye muri comment mutubwire reka nkubwire rero reka tubanze dusoze turabyiga kuko none hasi nahita amenya urabasiga se wababonye banza ubabone kumva yabajyanye uramenya bari he mwandika muri comment abantu muri burere kino kiganiro ari wowe uri umumama watetse ugasanga ibiryo bimeze kuriya urumva ko saa sita yaje akongera akagenda watekereza iki nta kindi watekereza uretse gutekereza ko ari uburo kuko nawe nyir'ubwite ntiyabiriye ngo arahaza reka dusoreze hano umuntu uza kubona kino kiganiro aze kuza kutwandikira muri comment ese ari wowe wakora iki umubyeyi akora iki bye